Hello my beloved one, darlings. Umva, turi mu cyumweru cyanjye muze muri kuno nitegura. Mba nirukanka nazindutse ngomba gutegurira umwana ikintu agomba kugenda ariye. Nanjye nkaba ready nkitegura. Aho nari maze gukora dushe mutanikiza ngaba abantu nkiye kubakorera ukuntu mba meze mu cyumweru nirukanka n'amasaha yambanye menshi. Nari maze rero gukora dushe mutavuga ngo reka mpere hangaha nakundi. Umva, muze murebe. Nari ndangije. Turangije tugiye kugenda gutegura ikintu duha umwana. Umunsi nshaka kwereka ababyeyi ikintu birirwa bambaza inbox, wazatweretse ibintu twazaza duha abana mu gitondo, kabana batarya. Izi ni oats. Iki ni igikoma cya porridge, nshobora no kuba nakoresheje ibiko 3 byonyine n'utuzi dukeya. Kubera ko zizamuka zikabyimba zaje kuba nyinshi. Sinzi ukuntu ubwo kamera yangenje nyine murabibona. Nagombaga kubibereka ariko utanzabibereka neza. Iki gikoma rero ni cyiza ku bana, kuri wa mwana ubu warananiranye pe udashaka kurya. Iki gikoma ntago yacyanga. Iyo kimwagira ngo ni porridge za rice porridge cyangwa akajya ngo ni yogurt. Kubera ukuntu kiba gifashe ntago kiba ari igikoma gisanzwe. Yes, kandi ikindi kigafata mu nda ku buryo mu minsi mikeya ubona ko umwana hari impinduka. Noneho n'inzara ye iratandukana. Nyine ni cyiza ku bana, kikabana cyiza kuri wa muntu urwaye wananiwe kurya. Ushaka kukimuha mu gihe nda nk'ibiryo atakibasha. Nta aho nayishyizemo bata kugira ngo kize kugira agahumuro keza, ariko nta nubwo gihumura, nta muhumuro wacyo wapika nk'umurwayi utari kwemera ibiryo ngo bimunanire kurya. So nta minota rero myinshi byantwaye pe, uraza kubona result. Nagombaga kunywa amazi yanjye ya mu gitondo kandi nkabibereka. Aho nari ndi gukoresha chia seeds zanjye. Utwo tuntu ni twiza ku bantu batabashaka gusonza vuba, wa muntu utaburi bwirwe mu rugo. Kiramo n'akaremani kamemu kubera ko ntago nshaka gukomeza kuba nyamunini. Nagombaga rero kuyanywa aya mazi. Umva, byamfashije, biramfasha, nirirwa neza, nkumva nyine meze neza kubera ko mba nayanyweye. Ushobora rero kubona misi nyanywa ariko ntago ariko byagenze. Mudategereza nk'utunota 10 izo mbuto za chia seeds zikabanza zikasa nkaho zifata. Uriyo uri kunywa amazi rero urihangana ukazihekenya. Hari icyo bitwaye se? Ukazihekenya nazo warangiza ukazimara zose, igikombe ukakimara. Ba bantu batashobora kumara igikombe cy'amazi, my goodness. Hari abantu nzi kera n'ukuri batanywaga amazi. Kunywa amazi ari nk'igihano. Tujye tunywa amazi abashu. Uzarebe wanyweye amazi ukuntu wirirwa neza. Umunsi wawe wabyutse unywa amazi mu gitondo utandukanye n'uwo wabyutse uva mu nzu wirukanka. So nagombaga kuyanywa rero. Tujye tunywa amazi n'ubuzima. Dore rero result y'igikoma cyanjye ukuntu cyaje kumera. Kiba gikomeye kimeze nk'ikizuba. Ntago ari ubugari ariko kiba gikomeye tu. Uri kubona ko ikiyiko gifata. Nuko kandi utuyiko dushobora gufata umwana rwose tukamufata mu nda. Ari ibintu bisanzwe bikamufasha na wa muntu mukuru. Kubera ko nta peti abo bantu baba bafite, bagomba kurya nyine ibintu. Baba bagomba kurya ibintu nyine byoroshye. Nuko ndangije kiramo agasiriti kanjye na milk wayibonye kari kanarangiye, ngomba kugura kandi siriti rero inaha ni siriti. Hanyuma hari ibihugu bayita zesta, iwacu niko muyita. Iyo yari siriti ya apple, ayo zesta ya apple. Ushaka kugashyiramo nta sukari, kiriya gikoma natekanye. Aho nayo ifite utu strawberry ndushyiraho. Ushaka gushyiraho which is it? Ushaka gushyiraho akaneke. Ushaka gushyiraho akaneke
cyangwa mu cyimbo cyangwa se tugashyiraho peanut butter. Nuko rero nashakaga ko biza kugaragara neza. Umwana wanjye ntabwo akunda kurya mu gitondo, yagombaga kubibona bisa neza agahita birya pe. Abana nabo bakunda ibintu byiza amaze kubibona. Tuba tugiye tutabizi ukuntu twambaye, tuhise tuva mu rugo twirukanka, twagombaga kuzinduka vraiment kugira ngo tudakerererwa. Ntabwo twari twitwaye, twateze amabasi n'aha turagenda ndi kumwe na sheri wanjye w'ibihe byose, agashu kanjye. Nuko nguko tuba dufashe umuhanda, dore nuko narebaga nakanoraga, tuba turagiye, agenda nsomagura, tugenda twumva n'urukundo. Umva aka kantu nagafatiye iki, nari nezerewe turi kuririmba nga I just wanna speak the name of Jesus. Noneho ikintu nakoreye rero iyi video, nashaka kubereka ukuntu boroshya ubuzima, dore nabibandikiye rero ukuntu boroshya ubuzima. Yiyambariye ikabutura kandi bari benshi kubera ukuntu haba hashyushye, umva nta bintu byo gutsapa. Ni twebwe abanyafurika kubera nyine umuco w'iwacu usanga twiyambariye nka ku cyumweru. Umva thank you wakoze kurebana nanjye, ndagusabye ngo ukore subscribe yonyine na share na comment. Thank you.